Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Vale Plus nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu Dani wa Mipango. Uyu munsi turi ku itariki 28 mu kwezi kwa karindwi. Harabura iminsi igera muri 3 kugira ngo dusoze ukwezi kwa karindwi ndetse twinjire mu kwezi kwa munani. Uyu munsi ni icyumweru cya 253. Nk'ibisanzwe tugiye kurebera hamwe filime ziba zasohotse. Iyi ni Vale Plus ni ya channel imwe yonyine rukumbi kugezaho amakuru ajyanye na filime zisobanuye cyangwa se agasobanuye. So rero ndakurarikira kubana natwe uhereye kano kanya kugeza ikiganiro kirangiye. Rero n'abatindiye reka turebere hamwe filime zasohotse uyu munsi muri iki cyumweru cya 253. Ubundi icyumweru cya 253 ni icyumweru cyaranzwe n'abasobanuzi benshi, abasobanuzi bagera kuri 25 bose nibo babashije gukora. So abasobanuzi rero bakoze bose hamwe uko ari 25 bakoze gigabyte zigera ku 124, ariko zishobora kuza kugabanuka cyangwa se zikaniyongera bitewe n'impamvu. So rero hakoze uwitwa King Zaki Saga Mwiza, akora King, Ziratani, Skovu, Be the Great, Bingo, Buringanire, Chapa Chapa, Gaheza, Junior Giti, Lucky Blessed Man, Mr Jingo, Mungeri Equalizer, Perfect Nimbisiga, Pike, Rocky Sankara, Savimbi, Senior Kwifarashi, Stepini na Teacher Yusufu Yakuza, ndetse hakora n'uwitwa Yamani. Abo nibo basobanuzi babaje gukora. Byose rero uwitwa umusore wabanje gukora bita Zaki yakoze Hellfire, apfubura Skovu. Filime yakozwe uyu munyeshuri uyu muhungu yari ari ku ishuri, icyo navuga wenda nta makuru yari afite. Akora God is Good na The Jungle. Uwitwa Saga Mwiza yakoze izi filime, yakoze iyitwa Manati ayivana 265, ayigeza 266. Akora indi bita My Husband ayivana kuri episode ya mbere ageza kuri episode ya 5. Ndabona ino filime y'inyarwanda yasobanuye bita Ineza Siri, ndetse akora na Saru ayivana 240 ayigeza kuri 243. uwo bamwita Saga Mwiza. Nyuma ya Saga Mwiza hakoze uwo bita King. Uyu King yakoze The Madness ayivana kuri episode ya mbere ayigeza kuri episode ya 5 filime yatangiye. Hanyuma uwitwa Ziratani, uyu Ziratani agira gutya nawe adukorera filime bita Jane Ajane ayivana kuri 11 21. Visuda ayivana 179. Naho uwitwa Skovu Entertainment yakoze filime bita Infiltrate, atanga iyo bita Ride or Die season ya mbere agira kuri 9, ndetse anarangiza Restone season ya 2 episode ya 10 finale. Uwo bamwita Skovu. Nyuma ya Skovu undi muntu wakoze ni Be the Great filime asanzwe akora, yakoze iyo bita Internal Fragrance ayivana kuri 13 yegeza kuri 19, na The Butcher Bride filime irangira nayo yakoze, nayo barayitanga. Uwo bita Be the Great. Hanyuma rero nyuma ya Be the Great umusobanuzi wakoze witwa Bingo Kibiringanya. Bingo Kibiringanya nk'ibisanzwe yakoze filime nyinshi kugira ngo abasikemanaz bacuruze. Yatanze Niti ayivana kuri 36 ayigeze kuri 90. Hanyuma atanga nino bitarani ayivana kuri episode ya 19 igeze kuri episode ya 50. Uwo bamwita Bingo Kibiringanya. Nyuma ya Bingo Kibiringanya undi wakoze ni umusobanuzi bita Inike Buringanire. Yakoze The Right Game, atanga episode imwe ya 7, atanga na Velvet ayivana kuri episode ya 7 yageza kuri episode ya 12. Uwitwa Chapa Chapa Rwabugiri yageze gutya adukorera filime bita Ishki ayivana kuri 1 yageza kuri 17. Nyuma ya Chapa Chapa undi wakoze ni Gaheza, uko bisanzwe n'ubundi yatanze With the Heart cyangwa se yitwa Iyabani bayivana kuri 96 bayigeza kuri 101. Uwo bamwita Gaheza Sing. Uwitwa Junior Giti batanze filime ye ya kera bita Indemuniki. Ni filime yakozwe mu mwaka wa 2023. Hanyuma uwitwa Lucky Blessed Man nawe agira gutya arakora
nk'ibisanzwe nawe yashyizemo akabaraga akora filime nyinshi cyane, agira gutya aduhereza filime navuga ngo nawe ntabwo ari nkeya nk'uko muri kubibona, filime nyinshi kandi ziremereye. Yatanze minisitiri bita Go atanga episode ya mbere kugeza finali 6, The Kingland ayivana kuri 1 igeza kuri 15, Krishna Mohani ayivana kuri 91 ayigeza kuri 97, bamwita Lucky Breastman. Umujene nawe yativumbuye nyine ibintu biba bimeze fresh cyangwa se bari neza. Hanyuma rero undi musobanuzi wakoze bamwita Mr Jingo. Uyu Mr Jingo yakoze filime ebyiri yitwa Don't Come Here, akora n'indi bita Zeno. Ni filime ebyiri zirangira, ubwo ushaka filime zirangira nziza wareba kwa Mr Jingo. Uwitwa Mungeri Equalizer nawe yagize gutya adukorera izi filime, aturangiriza filime bita Flower Boy ayivana kuri 5 yageza kuri episode ya 8 finali. Akora na filime irangira bita Bonnie, akora n'ibita Everybody Loves Me When I'm Dead, cyangwa se ngo buri wese azankunda nimara gupfa. Uyu bamwita Mungeri Equalizer perfect nyiribisiga kiyoni. Uyu munsi bisa nkaho bitagenze neza, yagize gutya atanga filime zigera muri 3 zirangira yitwa Barity, Butcher's Blade na Delicious Day. Izo filime 3 yatanze zirangira mu perfect. Uwitwa PK Production batanze filime ya kera bita 50 Shadows of Grey HD, The Rise Planet APC episode ya mbere, bamwita PK. Hanyuma kwa Rocky Kibomo batanga izi filime, batanze filime yitwa Agent Kim bayivana kuri 6 bayigeza ku 8, Fantastic Island. Barangije bakura n'ikosa, navuga ngo n'ikosa wenda batari bazi neza. Ubundi Rocky muri filime zamunaniye, iyi filime irimo yitwa The Oval bayitanze season ya mbere bayivana, ariko bivuze ngo sinzi neza niba azayirangiza. Nyuma ya Rocky hakoze uno yakoze Daybreaker, Leagues Phoenix na Eyes of Legend, bamwita Sankara niyo wakoze izo ngizo. Hanyuma barongera batanga HD ya filime ya kera yakozwe na Sankara The Premier, ni filime yakoze yitwa My Stranger Hero nkuko muri kubibona, ni 2018 batanze HD yayo. Ubwo nyine ni kwa kundi bari kugenda bagora amafilime ya kera bayaha ishusho ryiza. Hanyuma uwitwa Sinia ku ifarashi yagize gutya atanga ya filime bita Ihabara ivana 36 yageza 40, Pamia ko Sangredo 333, Roger 25-27 X Wati nayo ni filime mbona yatanze. Hanyuma uwitwa nani Stepini yatanze filime bita House of Dragon ayigeza kuri finale ivana kuri 1 ayigeza kuri 20, ni serie yahise yikubita ivana mu nzira. Hanyuma uwitwa The Teacher yagize gutya adukorera yita The Witches, adukora n'ya Toy Story, ni cartoon bongo bamwita The Teacher. Hanyuma uwitwa Boyfriend on Demand Teach You the Lesson. Izi ni filime zakozwe n'umusobanuzi bita uyu musobanuzi akoze Boyfriend on Demand Teach You the Lesson, zakozwe n'uwitwa Yusufu. Hanyuma yakoze Igo ayivana kuri 30 ayigeza kuri 35. Hanyuma uwitwa Yamani niwe wasoreje abandi basobanuzi bose agukorera filime bita Tuwa ayivana kuri 26 ayigeza 35, Grace Furiare ayikupana 86 ayigeza kuri 90. Ubu bamwita Yamani. So rero muri rusange nabo basobanuzi babashije gukora bakora izo filime. So ndabashishikariza nyine kujya mukomeza mukareba ibiganiro mukangiza. Andi makuru naba hano ko wenda turi muri process nyine yo kwaka monetization, turi ko byakunda. Ni ibintu bitaba byoroshye, abari mu bibazo byinshi, ni ibintu bishobora gutwara n'ibyumweru nka 2 cyangwa se 3 nanuba kandi nyine ni kwa gucika intege, ariko turacyakora kugira ngo tuzarebe ko ibintu bijya kujya. So rero muri rusange nkuko muri kubibona izo filime zasohotse, wenda icyo navuga nuko hano kwa Rocky nkuko babahaye no The Oval, ni filime Rocky yakoze igeze magatira munanira irangizwa na Bingo. Ese rero wihaye kuyikora nyine ngo HD sinzi aho bizarangira,
sinzi niba azakomeza kuyikora byagira ngo akatanga nk'iyaryingo. So rero ndabakunda, Imana ikandusha muri rusange, n'ibyo ngibyo ni ayo makuru ahari ya filime. Ibisigaye Uwiteka aduha umugisha. Ndabakunda cyane, ciao ciao, asalamu alaykum.